Bene data, nongeye kubaha ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ivugabutumwa ijambo ry'Imana. Ikaze kuri wowe, Imana iguhe umugisha, twishimiye kubana nawe. Mbere ko dutangira inyigisho yacu ijambo ry'Imana, reka ngusengere aho uri. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushima kubw'uyu mwanya mwiza w'ijambo ryawe. Ndagushima kubwa mwene data wese turi kumwe muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Data, reka ijambo ryawe muri buzima bwabo rimere nk'imbuto nziza kandi ije mu butaka bwiza mu izina rya Yesu Kristo, yeze ikabyara imbuto nyinshi cyane Data, mu izina rya Yesu Kristo, igaproducinga much fruits mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Data, umugisha ube kuri bo, umwuka wo guhishurirwa no kumenya ugwire muri bo mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye, amen. Mwene Data, kuri uyu munsi ndagira ngo tujye mu ijambo ry'Imana tuganire kandi twige ibijyanye n'ibimenyetso n'ibijyanye n'umunsi w'imperuka. Ni ikintu abantu bose bibaza, ni ikintu mu mico myinshi ku isi hose gikunda kugaruka mu bantu, ari mu myizerere no mu nyigisho y'ijambo ry'Imana, mu myizerere ya Gikristo, ariko no mu yindi myemerere ku isi hose no mu mico hose. Biga cyane, bagira ikijyanye n'ubuhanuzi bw'iherezo, indunduro y'isi. Hari uburyo benshi bagenda babivuga, ariko uyu munsi turareba ni iki ijambo ry'Imana ribivugaho, ni iki Imana ibivugaho, ni iki Yesu abivugaho, ni iki Mwuka Wera yahishuye ku bijyanye n'iyo minsi n'ibyo bihe. So ikaze, Imana iduhana umugisha. Reka uyu munsi duhere muri Matayo igice cya 24. Turahera ku murongo wa mbere, ariko turibanda kuri igice cyane, tuzajya no mu bindi bice. Reka duhere kuri igice Matayo 24, uhere ku murongo wa mbere. Umutwe waho baravuga ngo Yesu ahanura ko ingoro y'Imana izasenywa. Yesu ava mu ngoro y'Imana aragenda, abigishwa be bamwegera kugira ngo bamuratire imyubakire myiza y'iyo ngoro. Nuko arababwira ati, aho ntimureba biriya byose? Ndababwira nkomeje ko aha nta buye rizasigara rigeretse ku rindi, byose bizasenywa. Haleluya. Yesu ava mu ngoro y'Imana aragenda, abigishwa be bamwegera kugira ngo bamuratire imyubakire myiza y'iyo ngoro. Nuko arababwira ati, aho ntimureba biriya byose? Ndababwira nkomeje ko aha nta buye rizasigara rigeretse ku rindi, byose bizasenywa. Amen. So ahangaha mbere ko dukomeza, Yesu aravuye gusenga. Urabona yuko hari Yesu nawe yageraga igihe cyo kujya mu rusengero agasenga. Glory be to Jesus. Ni urugero rwiza yatweretse, kandi mu muco wa Kiyahudi, kuko yari Umuyahudi, nawe nibwo burere yakuriyemo, nawe nibyo yakoraga. Glory be to Jesus. So ni byiza ko natwe nk'abana b'Imana tugira uwo muco. Amen. Tugira uwo muco wo gusenga, umuco wo guterana. So ariko Yesu nawe yarabikoraga. Glory be to Jesus. Yesu nawe yarabikoraga. Gusa dukomeje ku murongo wa 3, ahita akomeza igihe yari asohotse, igihe yari amaze kumaza iki kibazo, amaze kuba imbere na mbere. Ubu ni ubuhanuzi. Ndagira ngo urebe ko ubu ngubu ari ubuhanuzi. Yesu ari kubabwira, ababwira ko ibyo byose bareba, inyubako y'urusengero, bigize urusengero, byose bizasenyuka. Ikindi kitagira ngo ntukibagirwe, kuko tuzakireba, tuzacyumva mu bihe bizaza, kizadufasha. Ijambo ryose ry'Imana riba rigomba gusohora kandi rigasohora mu buryo bwuzuye. Glory be to Jesus.
mu buhanuzi iyo tugeze mu buhanuzi ibi yari kuvuga ni icyo twita future event, iby'ibihe bizaza. N'ubuhanuzi ni uguhishura iby'ibihe bizaza. Glory be to Jesus. Hallelujah. Nkiri aha ngaha ibi Yesu yavugaga mu buhanuzi hari uguhishura cyangwa guhishurirwa ikintu uko kizagenda ijana ku ijana. Icyo ngicyo ni revelation. Ariko hakabaho n'icyo mu buhanuzi cyitwa to predict ikintu ukuntu kizagenda. Glory be to Jesus. Icyo gihe ntago umuntu aba yabonye ibintu, umuntu areba ukuntu ibintu bimeze none agakoresha imbaraga zo kwizera n'imbaraga za gihanuzi n'ubwo buntu bumuriho. We akaba yahindura event, akaba ya predictinga noneho ibintu bigasohora bitewe atari uko yibonye, ahubwo none akavuga ikintu ukuntu kizagenda ariko kigasohora. Yari umuntu uzi ukuri ukajya predictinza niko kigenda. Glory be to Jesus. So ahangaha rero Yesu yari guhishura ibintu uko ibintu bigomba kugenda. Glory be to Jesus. Dukomeje ku murongo wa gatatu, mbere yuko tugera ahangaha ku mutwe haravuga ngo amakuba azaba ku isi mu minsi y'imperuka. Umurongo wa gatatu, nyuma yicaye ku musozi w'iminzenze abigishwa bamusanga ahiherereye baramubaza bati, ahangaha ni kuri Mount of Olives cyangwa umusozi wa Elayon. Glory be to Jesus. Amen. Mu kindi kinyarwanda dukunze kuhita umusozi wa Elayon. Glory be to Jesus. Iyi translation bibiri ijambo ry'Imana iravuga ngo ku musozi w'iminzenze. Amen. So ni kuri umusozi wa Elayon, Mount of Olives. So basohotse mu rusengero baragenda, kuko iyo uri kuri ku musozi wa Elayon urusengero uba urureba. Glory be to Jesus. Uba urureba, uba urwitegeye. So ni ikintu Yesu kenshi yakundaga gukora iyo mbere yo kujya ku rusengero cyangwa nyuma avuye gusenga, yakundaga kujya kuri uyu musozi akajyana n'abigishwa, akagenda abantu niho yakundaga kujya kwicara akigisha abantu. Nyuma yicaye ku musozi w'iminzenze abigishwa bamusanga ahiherereye baramubaza bati, tubwire igihe ibyo bizabera n'ikimenyetso kizaranga ukuza kwawe n'ikiherezo ry'isi. Tubwire igihe ibyo bizabera n'ikimenyetso kizaranga ukuza kwawe n'ikiherezo ry'isi. Glory be to Jesus. So bamusabye ngo ababwire iki? Ababwire igihe ibyo nibyo bizabera, iby'iryo senyurwa cyangwa iby'iryo senyuka, igihe bizabera n'ikimenyetso kizaranga ukuza n'ikiherezo ry'isi. Ni ibintu bitatu. Igihe ibyo ngibyo bizabera, igihe urwo rusengero ruzaba destroyed, ntihagire ibuye risigara ku rindi. Number 1. Ikimenyetso kizaranga kuza kwawe, ikimenyetso kizaranga kuza kwe n'ikimenyetso cy'iherezo ry'isi. So hari ikimenyetso cyo kuza kwa Yesu n'ikimenyetso cy'iherezo ry'isi, n'ikimenyetso cy'igihe urusengero ruzasenyuka ntagire ibuye risigara ku rindi. Glory be to Jesus. Neze ku murongo wa 4 Yesu arabasubiza ati, muramenye ntihazagire ubayobya. Hallelujah. Ibi atangiye kuvuga ni ibimenyetso. Ikimenyetso cya mbere atanze ni ubuyobe, muramenye ntihazagire ubayobya. Kandi twibuke yuko abangaba ari kubwira, ari kubivugira muri Yerusalemu, ari kubivugira ku musozi wa Elayon, kandi ari kubibwira abayahudi bari babigishwa bari bamukurikiye. Gusa natwe twese ari kubitubwira, ariko ari kuvugana n'abayahudi, ari kuvuga hari urusengero, ari kubivugira muri Yerusalemu. Ababwiye ikimenyetso cya mbere, muramenye ntihazagire ubayobya, kuko hazaduka benshi biyita izina ryanjye bavuga bati ni njye Kristo, kandi bazayobya benshi. Iki ni ikimenyetso. Ni ukuvuga ngo hazaduka abantu benshi bavuga bati ni njye Kristo. Bishatse kuvuga ngo iki? Kristo bisobanuye iki? Glory be to Jesus. Bisobanuye uwasigiye gukiza. Hallelujah. Ni njye Kristo, ni njye wasizwe. Amen.
so hazaduka benshi bavuga ko ari bo basigiwe kugira ngo bagire ute, kugira ngo bakize abantu. Glory be to Jesus. Kandi babe associated na Yesu. Glory be to Jesus. Biyerekana nk'abacungu, biyerekana nk'abakiza, ngo bazaduka, ngo kandi bazayobya benshi. Icyo ngicyo ugitega amatwi ukitondere. Ntabwo yavuze ngo hazayoba bake, hazayoba benshi. Glory be to Jesus. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ibyo ushatse kuvuga ngo iki? Tuzakomeza turebe ko turaza gusanga abantu benshi Kristo bakurikiye cyangwa inyigisho bafite. Umuntu ashobora kwitwa umukristo ariko ari mu buyobe. Glory be to Jesus. Reka dukomeze turebe. Muramenye ntihazagire ubayobya. Ibi ngibi ari kubibwira, mwibuke, ari kubibwira abantu bamwizeye, ari kubibwira abantu bagendanye, ari kubibwira abigishwa be. Ariko nabo abahaye warning, ababwiye yuko namwe muramenye, muritonde, murabe maso, ntihazagire umuntu bayobya. Glory be to Jesus. So inyigisho z'ubuyobe ntago zitagetinga abantu batari abakristo cyangwa batari badakunze Kristo. Kuko ukunze Kristo pe ariko umuntu akagwa mu inyigisho z'ubuyobe zikamutagetinga, zikamuyobya. Iki nicyo Kristo ari kwerekana, kandi amaze kwerekana ko benshi bazayoba. Murongo wa 6, mugiye kuzumva urusaku rw'intambara ziri hafi n'amakuru y'intambara za kure. Muramenye ntibizabakura imitima. Ibyo bizagomba kuba, ariko sibyo herezo. Ibyo bigomba kuba ari byo, ariko sibyo herezo. Igihugu kizarwana n'ikindi, kandi umwami atere undi. Hirya no hino hazaba inzara n'imitingito y'isi. Ibyo byose bizaba bimeze nk'imigendo ibanziriza ibise by'umugore. Uwo ni umurongo wa 8 tugeze. Ibyo byose bizaba bimeze nk'imigendo ibanziriza ibise by'umugore. Glory be to Jesus. Biravuga iki? Biratubwira yuko mbere na mbere ndagira ngo urebe picture y'ahantu ibyo Yesu ari kuvuga, ibyo Yesu ari kubwira abigishwa be. Glory be to Jesus. Arababwiye ngo muzumva urusaku rw'intambara ziri hafi n'amakuru y'intambara za kure. Ababwiye inyigisho z'ubuyobe nizo yahereyeho. Ikimenyetso cya mbere ni inyigisho z'ubuyobe, ni ukuyoba, kandi benshi bakazayoba bayobeshejwe n'abantu bazana bigisha Kristo wundi. Glory be to Jesus. Bigisha Kristo utandukanye na Kristo w'ukuri. Glory be to Jesus. Hallelujah. Ngo kandi abantu benshi bazagendera muri ubwo buyobe. Icyo nicyo kimenyetso cya mbere gikomeye. Gusa ariko ndagira ngo uyu munsi urebe aho Yesu yabivugiraga. Baramubwira ati mu bintu bitatu bamusabye, bamubwiye ngo tubwire igihe ibyo bizabere. Ibihe yababwiye mu byibuke. Isenywa ry'urusengero ntagire ibuye na rimwe risigara rigeretse ku rindi. Ni ikimenyetso kizaranga kuza kwawe. Ikimenyetso kizaranga kuza kwe ni ikiherezo ry'isi. Glory be to Jesus. Bene data, ibi ngibi umwami yavuze, ndagira ngo nkumare amatsiko, nkubwire ko biri gusohora uyu munsi turimo. Glory be to Jesus. Hallelujah. Ibi ngibi hari byinshi byagiye biba bisa n'ibi ngibi, ariko uyu munsi hari byinshi mu byo umwami yavuze biri gusohora ubu ngubu. Hari ikintu ngira ngo bitondere. Ibi Yesu yabibwiraga abandi, yabibwiraga abayahudi, yabivugiraga muri Israel, yabivugiraga muri Yerusalemu, hariho urusengero. Glory be to Jesus. Iki ni ikintu gikomeye cyane.
yabivugiraga ku musozi wa Elayono. Iki ni ikintu gikomeye bera data. Imana ijambo ry'Imana ntago ari 50-50, ntago risohora mu bice cyangwa ngo rihinduke cyangwa ngo oya. Ijambo ry'Imana riragororotse, niko twabivuga, riragororotse, riri ku murongo. Ntago, glory be to Jesus, ntago riyoba, ntago riyoberwa ibihe. Ikintu cyose kijyanye n'ubutumwa bwiza, kijyanye n'ijambo ry'Imana cyose kiba gifite igisobanuro. Reka nkubwire ikintu gitangaje. Akenshi na kenshi inyigisho zijyanye n'imperuka umwami yakundaga kuzivuga ari hehe? Yakundaga kuzivugira ku musozi wa Elayono. Akenshi na kenshi niho yakundaga kuzivuga. Iyo hageraga kenshi na kenshi yakundaga kubajyana mu buhanuzi bujyanye n'iby'iherezo, n'iby'imperuka, n'ibyo kugaruka kwe. Glory be to Jesus. Kubera iki? Glory be to Jesus. Niwitegereza neza uraza gusanga azamuka ajya mu ijuru yahisemo kuzamukira ku musozi wa Elayono. Niho yahisemo kuzamukira. Glory be to Jesus. Kandi akimara kuzamuka abamarayika bahise bahishura ikintu gikomeye cyane. Babwira abigishwa, arababwira ngo bagabo b'i Yerusalemu murakora iki ahangaha? Ngo uku nguku mubonye agiye niko muzamubona agaruka. Aho ibirenge bye byakoze bwa nyuma niho bizakora, n'ibirenge bye bizakora nagaruka. Glory be to Jesus. Ikintu kidasanzwe ni tugomba kwitondera turi kwiga ibijyanye n'ubuhanuzi, n'ibihe turimo ndetse n'ibintu bizakomeza gusohora. Ariko ibi ndabivugira iki? Ntago iminsi n'inyisho z'ibihe by'imperuka no kugaruka kwa Kristo ku mwana w'Imana ntago bikwiye kugutera ubwoba. Glory be to Jesus. Ni ibintu bikwiye kukunezeza kuko biri ni imwe mu bigize agakiza kawe. Glory be to, ni ibihe by'umunezero byo kwishima cyane kugaruka k'umwami wacu. Glory be to Jesus. Ni ibintu ukwiye gutegerezanya amatsiko n'umunezero udasanzwe. Haleluya. Ariko no ku muntu utari muri Kristo uri kureba inyigisho ariko ntago uzi neza koko nimba ukishijwe, ntago uzi nimba waravutse bwa kabiri, ntago uzi nimba izina rye ryanditse muri cya gitabo Kristo yavuze ngo mwishimire ko amazina yanyu ari mu gitabo cy'ubugingo buhoraho, the book of eternal life. Amen. Ntago uri sure nawe uko dukomeza kwiga ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhanuzi birakwereka, birarushaho kuzana umucyo no gusobanukirwa aho isi igeze n'ibihe turimo. Bikwereke neza ko ijambo ry'Imana ibyo rivuga bisohora kandi Kristo bese birushaho kugukundisha Kristo ndetse biguhe no kumwizera. Ndagushikariza kumwizera ukamwakira no kakira gakiza nawe ukaba bamwe mu barinzwe na Kristo cyangwa mu bari mu bwami bw'Imana bazagororerwa ku munsi wo kugaruka kwe ndetse n'ibindi byose bizasohora, kuko yamaze kubivuga ngo ibi byose ku murongo wa 8 ngo ibi byose bizaba bimeze nk'imigendo ibanziriza ibise by'umugore. Ariko umurongo wa kabiri ku murongo waho wa 6 niho yatubwiye ngo muramenye ntibizabakure umutima. Ntabwo ukwiye kugira ubwoba. Amen. Ntabwo ukwiye kuba mu bafite ubwoba. Bari muri Kristo ntabwo bagira ubwoba ko ntabwo bahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo kuba ibyo Kristo yaduhishuriye yamaze kutubwira ati nzabana namwe kugeza ku mpera z'isi, kugeza ku iherezo. Yaduhaye umwuka wo gushira amanga, yaduhaye umwuka w'imbaraga no gushira amanga. Glory be to Jesus. Imbaraga zituma ubasha kubaho muri ibi bihe, imbaraga zituma mu gihe ibindi bicika, mu gihe abantu babona isi imeze nk'aho iri kuzura umwijima, wowe ubuzima bwawe bukarushaho kuzura umucyo w'Imana n'ineza y'Imana. Glory be to Jesus. Imana yabisezeranyije, ni Imana ibisohoza iyo ugize uko kwizera. Glory be to Jesus. Haleluya. Ukarushaho kunezerwa kuko agakiza karimo karegereza, tukarimo kandi umwuzuro wako urimo uregera. Haleluya. Ubwiza budasanzwe, umunezero udasanzwe kuba ari muri Kristo. Haleluya. So Imana iguha umugisha. Uyu munsi reka iri jambo tube ducumbikiye ahangaha, turaza gukomeza kureba icyo ijambo ry'Imana rivuga
ku bijyanye n'umunsi wo kugaruka kwa Kristo n'iby'iminsi y'imperuka. Imana iguhe umugisha, komeze usharinge ubu butumwa kandi utumire abantu kubureba. Reka ngusengere. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndasengera mwene data warukurikiranye kandi uri kumva turi kumwe muri izi nyigisho. Ndasenga ngo uko kwawe kube ku bana bawe, kube ku muntu wese uri kurebera ijambo. Data, mu izina rya Yesu Kristo, bagira amahoro, ntibakuke imitima kandi buzure ubuntu bwawe. Ukuboko kwawe kube kuri bo, ukuboko kwawe kubakize, abarwayi bakire, ababaye bagire ihumure mu izina rya Yesu Kristo. Abihebye Data bagire ibyiringiro kuko izina ryawe ritanga ibyiringiro. Urakoze Data, mu izina rya Yesu Kristo senze twizeye, amen. Imana iguhe umugisha, turongera. God bless you, bye.